nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Kristo Yesu akuzwe. Muvandimwe, gira roho mutagatifu, gira ingabire ze zose, gira imbaraga ze zose. Umugisha w'Imana uguhoreho, ijwi ryayo rigutahe ku mutima, ubuntu bwayo bukugaragarize impuhwe igira ubuziraherezo. Tugeze ku munsi wa 62 w'aya masengesho dukora twinginga Imana, dutakambira isi. Mbibutse ko ibi bihe nitwe bigamije mbere na mbere kwegereza Imana. Burya usenga ni wowe bigirira akamaro, ntabwo ari abandi. Mbere na mbere ndashimira Imana cyane ko iki gihe cyanyegereje Imana, kandi namwe mukaba abasangirangendo mu kwemera. Wenda iyo ntagira aya masengesho nashoboraga kuba ntagihagaze mu kwemera, ntakirimo gusenga, ariko ubu numva imizi y'ukwemera ishoreye muri buri wese muri mwe. Aho nahungabanye, aho nananiwe, byanyobeye, ibinaniza, cyangwa se aho naguye, hakaba abandi bantu bambera igisubizo. Ubu butumwa bw'igisubizo naho buganisha, ba igisubizo cy'abandi. Ibibazo biriho ni byinshi, ntibizabaho, n'ibyabayeho, ariko iyo Imana igutoye burya kugira igisubizo. Ntabwo ikugira igisubizo cy'ibibazo byose, ariko hari ikintu igusaba gukora, hari ikintu igukoresha, hari ikintu runaka ubuzima bwawe bubereyeho kwerekana kuri iyi si. Hari igihe kenshi duheza amaso ku byo tubura, ku bihe turimo, ntiturebe ahubwo Imana turi kumwe, tukaba bajya imbere yayo tugiye kuyibwiriza ibibazo. Imana, nje kukubwira ko bimeze gutya, nje kukubwira. Imana irabizi. Nje kukwereka biriya, we wagiye kubibona ryari? Imana ibizi na mbere yuko bibaho. Ubundi ubutumwa bwacu bukomeye bwa mbere, nabyo mugiye kubona mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ubutumwa bw'umukristo bukomeye bw'abemera Imana ni ugushengerera, guceceka rimwe na rimwe. Hari igihe cyo kuvuga, hakaba n'icyo guceceka. Hari igihe cyo gusobanura, hakaba n'igihe kitari cyo kwisobanura. Hari igihe cyo kwibaza, yewe hakaba hari igihe ibyo wibaza Imana ibona atari igihe cyo kuguha igisubizo, kubera ko izi impamvu. Hari umuntu w'umumonaki wiberaga mu butayu, abantu bakajya kumugisha inama. Moine du désert. Umunsi umwe rero umuntu ngo aragenda rwose, yumvaga yaragerageje gutera intambwe y'ubukristo, ajya kumubaza ati,
wambwira ni ryari nzamenya ko ugushaka kw'Imana kuriho mu buzima bwanjye, ko nkora ugushaka kw'Imana, ko nageze ku gipimo Imana inkeneyeho cy'ubukirisitu. Burya hari ubukristo bugira igipimo. Njye mpora numva hari aho ntaragera, ndagusaba kunsabira ko mbona intambwe gikeneye gutera, mbona byinshi nibura, mbona kuntu ngomba guhinduka, mbona ingabire nyinshi ngipfukirana z'Imana kubera ndakiremereye njyewe ubwanjye. Hari igihe numva narira, hari igihe dusenga nkagira agahinda, nkavuga Seigneur, n'icyo utakoze kugira ngo unyereke ko uhari? Kuki nkishidikanya? Kuki nemera? Kuki ntaraba uwo wifuza ko mbawe? Numva bimbabaje cyane. Ikinkomeza iteka ryose ni ubuhamya bw'abandi. Abantu dukorana urugendo rwo kwemera, iteka ryose mbabonamo Imana imfasha muri bo kongera kuyibona, kongera kuyumva. Naho ngaho nahereye numva kandi mbona ko burya ubukristo ni igisubizo. Uri igisubizo Imana yashyize ku isi. Ubuzima bwawe uzirinde ko burangira ari ikibazo, burangira buteye ibibazo. Nagenda gutyo, Imana izatume hari ababi igisubizo batanga kuri ibyo bibazo uzabusize. Shimirwa Nyagasani. Uriya mumonaki rero ngo yafashe uriya mukristo ushaka kumenya igipimo cy'ubukristo bwe, amujyana mu irimbi, cimetière. Aragenda hamugejeje, aramubwira ati ngaho singiza aba bantu. Aragenda aratera, araririmba, abona ntawe umwikiriza. Ati icyambere yaramubajije, wemera ko hano hari abantu ke? Ngaho basingize. Ntawe amwikirije. Aramubwira ngo ngaho batuke. Arabatuka n'ibitutsi bya bindi byose bijyanye n'imyuka mibi. Ntawamushubije. Aramubwira ngo ngiki igipimo cy'ubukristo. Nugeraho abantu bagusingiza, kubwira tuka icyo bigupfobya, uzamenye ko watangiye kujya mu iforomo kuri nivo y'ubukristo. Ndumva ntarahagera, ariko ndifuza kuzagera aho ngaho. Ubimfashemo nanjye nzabigufashamo. Uyu munsi rero baratwereka ijambo ry'umuntu uvugwa mu byanditswe bitagatifu warwanye urugamba rwo kwemera, Eliya. Imana yamuhaye ukwemera ambaye. Uko kwemera ntiyagupfukirana. Uko kwemera Imana igutangisha ibimenyetso. Ukwemera kwawe Imana igomba kugutangisha ibimenyetso. Iyi Imana yakwemera iyo ngabire, ntabwo kwemera ari wowe kugarukiraho. Bya bintu nk'umwana urya urutoki kwisengera, ngewe nigira mu ngewe ngiye kwishengerera, ibi n'amasengesho y'abantu usanga munsabire, mumfashe, munyumve, ibintu byose bikugaruka. Wemera Imana, kwemera Imana ikugira umunyu,
ikagushyira mu birura kugira ngo ushyiremo icyanga. Hari igihe ibyo birura ari urugo rwawe, hari igihe ari umwana wawe ukunaniza, hari igihe ari abaturanyi bawe, hari igihe ari akarere kawe, hari igihe ari igihugu cyawe, hari igihe ari amateka yawe, hari igihe ari ibigeragezo uzagira. Ikakugira urumuri kandi ikakubwira ngo jya hirengeye nk'uko mureba uru rumuri, ngushyire mu mpinga umurikira abantu bose. Hari igihe dutinya kujya ahirengeye, ugashaka kwigumira ahantu hanyegeje hihishe. Kwemera mbigarutseho ni nacyo ndangirijeho. Imana igomba kugutangisha ibimenyetso byerekana Imana, si ibikwerekana wowe. Nagira ngo nkureho ikintu gikomeye cyane muri iki gihe abantu bagenderaho bakurikiye abandi. Kanaka ni umukozi w'Imana, kanaka ni umuhanuzi, nyiranaka ni iki ni ikinya twangwarere, bagakurikira bakayobana nawe. Yasitara bo bagatembaga. Abayoboke b'amadini, abayoboke b'abantu, torero izike ku Mana. Hari igihe ariyo uzasigarana nayo yonyine. Yesu yabibwiye umugore wo kuri Samariya mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 4 ati igihe kirageze kandi kizagera abantu ntibazongera kujya gusenga Imana mwirirwa muvuga ngo iraha naha ahariya cyangwa hariya. Imana igasengerwa mu mitima. Bizagenda bite ku muntu utazi naho umutima wuba? Ku muntu utakigira umutima azayisengera hehe? Iyo Mana dusenga ahantu uyu munsi ije muri wowe ngo wowe uhinduke ukuntu ubu rusengero rwayo uyisabaniremo, usabanire n'Imana muri wowe, mu bubyeyi bwawe, mu bujene bwawe, mu busiribateri bwawe, mu bupfakazi bwawe, mu bupfubyi bwawe, mu bukene bwawe, mu rupfu rwawe, mu kiriyo cyawe. Aho hantu hose tubona Yesu arahari. Eliya rero arongera kutubwira ko ukwemera kwawe kugira icyo gutanga, kumarira abandi buri wese mu buryo bwe. Cya kabiri Eliya atwigisha, niyo wakwemera, niyo waba waratanze ibimenyetso bingana gute, umuntu akomeza kuba ari umuntu. Witinya intege nke zawe. Nyuma y'ibimenyetso bikomeye Imana yamukoresheje, ubuhangange bwayo bukagaragara, abantu bose bagamya ko ari Imana, atewe ubwoba n'umwana w'umuntu. Eliya yahunze agera mu butayu, arasonza, yisabira gupfa. Reka tugaruke ku masengesho tujya tuvuga iyo ibintu biturengeye, iyo ibintu biturenze tutazi. Munuga Mana ndutwa n'uwapfuye, iyo Mana rwazaga, yaba kuki ibintu bimeze gutya, nasigariye kuruha, ayo magambo menshi. Tujya tugera igihe tukavuga ngo kuki. Imana rero iyo wakomeye kugushaka kwayo irakwibuka. Iri jambo ry'Imana Eliya ryo mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 19 kuva ku murongo wa mbere. Uwo mutwe wose mwawusoma, ariko reka nsome umurongo wa 18. Eliya arahaguruka, ararya, aranywa, ahembutse, agenda iminsi 40 kugera i Horebu ku musozi w'Imana. Ari mu rugendo. Uru rugendo akora yumva we ko ahunga, nirwo rugendo azahuriramo n'Imana. Najya he kure y'uruhanga rwawe, nahungira he amaso yawe, nabona manuka nkajya ikuzimu
ubuhari, naho nazamuka ubuhari, ntajya hese. Ahantu uri muvandimwe nyumva, Imana irahari. Ukuntu umeze, Imana iri muri ubwo buryo. Imana ibyo bihurimo ibigira inema zayo. Nagira ngo mbereke cyagiye gusabira ibintu byacu cyangwa se turimo, Imana ni wowe irimo ivugisha, akako urusaku ikeze neza, ikubita agashyi. Wibuke ko ibintu ushobora gutungurwa, wibuke ko ibintu bifite aho bigarukira, wibuke ko ubuhangange bushobora kugira aho butazaba igisubizo, wibuke ko ubutunzi kuba igikomerezwa byose turwanirira bigarukira. Imana ibaha ingabire y'ukwemera, muherekezwe na Eliya. Ya ngo ngwino umperekeze. Eliya yari umuntu wageze amahunga, ariko mu guhunga amusanga, iramwiyereka, irongera iramutabara. Nk'uko hari abumvaga bananiwe, abumvaga bibaza, Nyagasani igihurimo, Eliya azakongera asubiramo, azagenda ategure Elisha. Nyuma yaho Eliya azajya mu ijuru. Igihe cyose Imana ikigufiteho umugambi, ntabwo izatuma intege nke zawe zikuganza. Icyaha cyawe ntigihinyura umugambi w'Imana, urukundo rwayo n'ubudahemuka bwayo. Uyu munsi birakubwira ko burya ingabire y'ukwemera warayihawe, ntabwo ari kubera ko wavukiye mu muryango w'abakristo basenga cyane, kubera ko wagiye mu ikoraniro runaka, kubera ko wabanye n'abantu runaka. N'ubuntu Imana yakugiriye, ni kubera roho wayo ukurimo, kubera umugambi Imana igufiteho. Icyo Imana yagushyizemo rero, Imana izakomeza ibindahemuka. Ndangirije kuri iri jambo nigeze kubwirwa n'umuyobozi wanjye wa roho, yarambwiye ngo Dieu est fidèle à la vocation laquelle il a sur toi. Imana ni indahemuka mu muhamagaro yagushyizemo, kandi mu muhamagaro igufiteho, kandi Imana izakomeza ibindahemuka, ntijya yivuga.